imbere y'inzuki za Brentford zinavuga Igor Thiago byarangiye babyitwayemo neza Cole Palmer Germain ndetse n'umuvandimwe witwa Joao Pedro batuze ibitego biri muri uyu mukino. Regan watangiye uvuga uti harimo ukuboko kwa Michael Carrick kuri match ya mbere ati biragaragara ko mu by'ukuri formation n'uburyo buri mukinnyi afite inshingano mu kibuga no gufasha mugenzi we biragaragara ko aryo banga Carrick yakoresheje mu mukino atsinda Manchester City. Ngira ngo twamubonye muri Carabao Cup batamubona muri FA Cup gato ariko nyirizina tubonye muri Championnat navuga Premier League. Twavuga ko Liam Rosinia nirebanga yinjiranye muri Chelsea nirebanga mu by'ukuri cyangwa se tushe ye yatangiye kugaragara cyangwa aracyari kare ko umuntu yavuga ko hari ukumukuboko kwe. Erega Chelsea hari ibintu bibiri ifite tubanze twakira ko Chelsea ifite abakinnyi beza icyo ni ikintu kiza cyane. Mu by'ukuri ubundi wenda no ko Liam Rosinia yahinze nyine situation muri Chelsea aho ikipe yasaga naho ari ya Cole Palmer gusa ariko yarakeneye nyine kubanza gukora ikipe aho ngaho. Yes, ugomba kugira iyo acknowledgement yo kumenya ko yes Cole Palmer is not everyone, ntabwo ari buri mukinnyi wese waguha akazi Cole Palmer yaguha. Best players babaho no mu kazi kose, abakinnyi beza, abakozi beza, abantu b'abahanga mu bintu bakora babaho, ariko iyo wubaka equipe ari nacyo kintu mbona ashaka guha imbaraga Samir, si byiza kwiba centered ku muntu. Yego, umuntu wese w'umuhanga icyo kintu ntago agikunda. Ukwiye kubaka ikintu cyagira imbaraga, ese umuntu akexera mu bandi babiri batatu se ntacyo bitwaye, ariko ntibibe nkaho ngo ya twava mu mwe twashira. That was ikintu bavuga ngo ni equipe ya Cole Palmer. That's not good. Mu by'ukuri Rosinia ikintu cya mbere yishimiye bamubwira ko agomba gutoza Chelsea, yaravuze ati mbonye icyo bita biggest positive opportunity kwangiye gukorana n'umukinnyi nk'uyu nguyu. Ariko yarabizi ko uyu mukinnyi atari umukinnyi ugipfa kuboneka regularly ngo akinne kuri high level bijyanye n'ibibazo by'imvune twese dusigaye tubona Cole Palmer afite. Probably no mpamvu ubona izina rye muri iyi minsi rwose ritari mu mazina ari kuvugwa cyane muri Premier League. Ntabwo ari Cole Palmer iri match ya 13 yakinaga nakomeza kuri iri muri no season, nakomeza gutya ahubwo no kuri ritime agiye kureba nabi ba mudroping no muri national ntago byamworohera. Nakomeza kuri no ritime za mudroping muri national mu gihe season ireba anigeze Cole Palmer yakinaga match ya 13 ariko yari match ye ya kane akinnye iminota 90 kuva season yatangira muri Premier League. Erega Premier League tugeze muri match 20 na yego twanabireberega ntago ari ibintu bidusaba. Nakomeza kuri iri time Cole Palmer ashobora kuzabura bakinnye match 22 wowe umaze gukinamo 13 bivuga ngo wamisinzemo match ubwo ni 9 utigeze uboneka. Ari izo muri 13 yaba zose barazikinaga iminota 90 kubera ukuntu ugenda ukagaruka akagukinira uvuye mu mvune bakagukinisha iminota 20 15 30 se ni match enye zonyine amaze gukina agaheza iminota 90 enye gusa. Si byiza so ntabwo bisa neza. Ni byiza wenda ku ruhande rwo kuba yatsinze ni penalty kakamufasha wenda kugira ngo agire nako ga confidence, ariko kandi hari ibyo kureba. Ese hari izindi sinye z'uko hari ibintu uyu mugabo ari gukora bigaragara yuko ashaka kubaka equipe itari y'umuntu gusa, kuko ntekereza ko bimwe mu bintu byanagoraga umugabo witwa Enzo Maresca yakundaga kugaruka kuri icyo kintu. Urabyibuka tubivuga avuga ngo dufite Cole Palmer, uriko tuvuga ngo tubuze Cole Palmer. Nibiganiro nibuka twakoze hano nge nawe na Adelari tugenda tugaruka kuri impact cyane zo kuba ari umuntu nyine ubona ko effort yose bijyanye no gusatira bisa naho bigaruka ari we bishyirwaho. So ikintu rero kiba gihari niki no kubanza gufasha ku generating ubushobozi mu batimates be. Abana bitwa Baganacho babonye ko batangiye kuba abagabo. Ganacho did best kuri match ya Arsenal. Bitego bibiri asimbuye ukabona rwose yanamaye n'umwanya ubanza kuri match yeruka. Iwi
ukabona aratuje, ukabona nyine ni umukinnyi wongere gusa naho ari gufiringa ikintu cyo kuba ari muri position yo gufashwa n'umutoza. Buriya iriya message ba clickinze ubonye umuntu ari gukora neza. Ho Pedro yongeye kugara kuri score sheet. Ni byiza. Enzo Fernandez assisting. Yari panze neza, yagomba gutsinda. Yari panze neza. No. Chelsea ntugire ngo yarushe Brentford cyane. Brentford ni equipe ikomeye. 15 itera shot on target 5 ako Chelsea yateye amashoti 6 ariko ibasha muri aya 6 abiri niyo yajyaga mu izamu. Brentford yabateye ikoni 9 batera 3 ariko kuba uri kurushwa gukina match ugatsinda ku minota 26 muri half time ariko 76 muri ha minota ikipe yashyushye ishaka kuba yaterekamo igitego cyo kugombora ugashyiramo igitego cya kabiri cya penalty. What was the message? Icyambere Rosenio yakoze yabivuze neza Samiri, panga neza your best players. Reece James ijya kuri kabiri, Chalobah na Adarabio muri barebare muhagare mu mutima wa defense. Kwera iki Brentford tuyibuka ku kintu kijyanye n'ibintu by'ibipira rero umuntu yitoza witwa Kate Andrews mbere mu ngoma ya Thomas Frank yarashinzwe imipira iteretse. Tagushimiye cyane kuri analyze y'ubwenge cyane. Urabibonye ko icyo gikipe nuko kuntu bagitereka kandi urebe Igor Tiagukuna reshya nibyo binabashaka nyine nibyo second ball mwataka bitego 16 rega no mwataka ko gutinya muri Premier League. Ariko indeshyo ye ikaba umubiri we physically akaba ari ikintu nyine akoresha cyane. Bose babataka bavuga ngo ba stile za bagwero ngo baro kukirenge ngo chambuye oya umwataka w'imbaraga nizo zimutwara. Imipira yagarutse imitwe niki kuko na key players b'ikipe ya Brentford ni harimo impande kandi Kevin Chade ndetse na Dango atarabahindura imipira mu buryo buri sempre twabibonye bateye corner 9 corner 9 nicyo bivuze nyine ko bafeeding impande zigashaka bagashaka umuntu bafite umwataka muremure wa kupa trajectory yo mipira kusema abasore babiri bareba birabura b'imbaraga Chalobah na Adarabio baramonetararisha kukurera we turabizi kuri 3 no muhanga cyane n'umugozi nibigenda nabarayuko n'umukinnyi beza kuri 3 bari kwisubungu mu bara muri babiri byaterwa nuko nabyutsa n'igihe wambaza kugaka ro wa mbere. Urangije wihaye pesi ya Neto ku ruhande, wihaye nanone pesi ya Garnacho na dribbles kandi bo bibaza ko dribble kuri cya gikipe uzi yuko gikora ibintu by'ibidefense by'abantu bani nyuma kikagera n'abari kiraza gusiga espace ariko ukuntu kimeze kiraza kuba gishaka ba bantu babinjiramo wa muntu nyine ukora amadribble winjira cenga ari naho havuye nabyo by'amapenalty nyine none akageza baro muri ya dangerous zone cyangwa area ariko yatwaye umudefenseur urimo urabibona ukizemo abawinga babiri beza Kolepa magize amahirwe yagarutse ariko inyuma ye hari Caicedo Enzo Fernandez kazongera barajya ati mugurisha Caicedo warangiza ukamushyiraho na Enzo aho bayuzuye rega nibyo mwangubwira umwataka wawe mwiza ni uko bayuzuye aho ngaho ikipe wayipanze neza abayipanze neza ari ibintu kazongera bajya bavuga rwose nanjye nkumva tuba twipanze ekipe igororotse iraza urayihindaguye niwe witeje ibibazo ubu ni niyo ekipe tipe ya Chelsea nge hano muri central defense nuko kunze kuvunika ariko hari babiri nge na partnering abahara ari bazima Wesley Fofana ubundi yakaba partnering n'uyu mwana wo mu Bwongereza ariko ko ruhiri yabaye injury prone no baracyari yagize umunendende cyane ariko Fofana nawe ntajya aboneka ngahozeho nawe ni injury prone nawe ni Promax rero injury prone na Promax wa mugani wawe at least umaze kugira abangaba ushobora kwizera ko baba bahari igihe kirekire nawe kuko ari bufite ukwiye kubakoresha nabonye tanye no gushaka igisubizo mu Faransa yarakana kitwa ko muri Rennes agiye gushaka kamufasha Pierre Rinde yagira muri defense turarebaho. So iki kintu rero yabanje gikora neza iki twashakaga cyo kuvuga ngo uyipanze neza abeza best players with their best positions ego ntabwo uri gushaka gutwistinga uzana mu bwenge bwinshi urabikoze iyo umaze kubikora rero icyo ngicyo cyakunze. Hari ikindi kintu tugomba kureba wavuga ati tusheye nyuma yo kuba ikipe yawe iri gukora neza cyane yo navuga trademark yo sinye yawe yabonetse ukoze wini hari ukwibaza ngo uyu mutoza aravuga iki njya nicyo kintu buriya nkunda gutindaho ibyo mutoza yivugiye ko nabanye ari umunyakuri cyane twagiye Rosenior yaje kugaruka gatoya
ku buryo iyi match ya semifinal ya Arsenal ngo uzi icyo yari yavuze kuri iyo match ati amakosa twakoze twayabonye baturushije tuzayakosora kuri match ikurikiyeho. yavuze ngo if you watch the last 15 minutes of the game aturebye iminota 15 ya nyuma y'umukino ati and ubwo avuga kuri Cole Palmer and you watch the energy he puts into his place aturebye imbaraga yashyize mu mwanya we he's running uburyo yirukanka for the team yirukankira ikipe I thought he was outstanding natekereje ko byari birenze it is impossible ntabwo bishoboka for any player ku mukinnyi ari wese or any team kuri ikipe ari to yose be magnificent ati kugira ngo ibe nziza with the ball every game kugira ngo ibe nziza ifite umupira kuri buri mukino but you can find a way to win ariko ushobora gushaka uburyo bwo gutsinda. tubanze tujya aho ngaho urumva ko ikipe yamurushije igatera amashoti 15 ajya mu izamu agatera 6 ariko abiri yajya mu izamu ariko kumva arimo arapresinga na Cole Palmer tuzi yuko ari nka patron muri equipe uburyo nawe ya pressingaga mu minota 15 yanyuma kujya mu kipe itabona uburyo yabagombora ako ka message kanyuma ukamenda gatera comment kuri foto ya Arteta wakaguha ntabwo haba mwiza igihe cyose ntabwo haba mwiza igihe cyose ntabwo haba mwiza igihe cyose ariko ugomba gushaka uburyo bwo gutsinda yego icyo kintu akimbwira Arteta dore baraturanye icyo rero kitujyana ahantu hakomeye cyane Samir havuga ngo umugabo yamaze kubona ko equipe afite ni equipe nziza ariko hari igishobora kuba yabadomine abaopponent bari kwirusha imbaraga. Icyo akwiye gukora ni iki? Icyo akwiye gukora no gufasha abakinnyi bose including na Cole Palmer kumva iyo defensive contribution cyangwa uburyo bwo gufatanya. Iyo rero iba ari sinye ni iki Samir na Mbappe ikimenyetso cya mbere cyo kumutoza hari nuko ibintu ari kwivugira ari byo wabonye byabaye fresh kuri match ya Arsenal yaravuze ngo yarushijwe kandi aho yarushijwe yahabonye kuko kuri match ya Arsenal yagize possession ya 58 mu rugo yakira abona umukino atsinda umukino we wa mbere muri Premier League urabizi ko sino wa mbere wa Premier League atoje niyo wa mbere wa Premier League umutoza atoje yakiraga ikipe ya Brentford mukiro ubanza Brentford yabagombe kunota wa nyuma mukino wanjye ari ibitego biri kuri 2 mu mwibuka musore twa Kayoda nago umupira mu nitwa Tosida de la Beka akora ibintu bitasanzwe uyu mukino nawe reka dore kuri line-up nshakira line-up y'umutoza Liam Senior ye ya mbere muri Premier League turi ko yari yayihagaritse hanyuma tuhere kuri uyu mukino tureba ko Liam Senior yaje kubona amanota 3 y'umukino ipanze rwose yari ipanze fresh ndavuga uburyo bw'imikinire ubona ko nabonye ari umutoza uzamenya guprofita amakosa y'abandi kuko ni ikipe ya Brentford yagize uburyo bwa buryo tubona bura bwa Tosini ya bwa Tosini nibwo bwari buremeye umwana umunyezamu akoze vuga ikinyesha save kabisa save ya Tosini umuzamu yakoze abazamu baragoye kabisa kurindwa na Tosini ari uburyo kano gasore kabonye ka Kevin Shad kayigize reka tera inakuza hakurya Konate yari amaze kuyikora Arsenal akora dore ngiyi 11 bo mutoza Liam Senior mwizamu arimo Robert Sanchez umutima defense Chorban Tosini na Darabioyo kwangi musore Mark Kokora rangi uburyo ariko captain James Rees hagati mu kibuga Moise Caicedo na Enzo Fernandez hanyuma Pedro Netorande g'iburyo rangi muso Ariando Garnacho rutazamu yari Joao Pedro umugongo we harimo gukina Cole Palmer Deus iyi line-up y'umutoza mbere na mbere ayivuga wiki ntabwo nakunze kuburamo kwa Estevao ahandi ho byari sawa ariko kuburamo kwa Estevao bijyanye na match yari yanagize kuri match ya Arsenal natekerezaga ko akwiye kumuhereza chance akaba umukinnyi akabashoye ya mbere ku ruhande rw'iburyo imbere Estevao Pedro akavamo ugana Garnacho gapafubize kuri Arsenal ngo yarahimuhembye abanza hanyuma wowe uri na Premier ngira ina Premier nayishimye kuko Estevao ni umukinnyi mwiza ariko nabonye imbere y'amacu avuga ko umunsi ubanje ko yagize n'akabazo ko biza kurangira kuri match agaragayeho ariko yararwaye ntabwo yarahari ibintu byo guhumeka ngo ni ibibazo numva yaragize akabazo sinzi ukuntu kuri match numvaga nemo ndabyuka neza ibintu byo guhumeka byari ibibazo rero kuri line-up yatangije ngenda shima Mediano undi Mediano niyo mbashaka iba yuzuye Mediano uko nyizi komeye ahandi ko na kapiteni aho nashima ni kuri attaque kubera ko Pedro yego yatsinze igitego n'ibyo ariko mbona akwiye kuzarema uyu musore ubwo munsi igitego namushirikanyaho
impamvu mushidikanyaho bamvuje line up nkiyibona uburyo kuko ko performing byo bari ukundi uyu musore bakuye mu ikipe y'Ipswich mbona ko kuzamura nka rutahizamu kuko yaraje Delap yakoze n'akazi ka rutahizamu nyine na penalty iraboneka mbona ko kuzashaka rutahizamu nyine uba hariya kuko ubona ko Joao Pedro naba abameze nk'umumediateur arimo arakina na Cole Palmer ubona babyigana ariko ubundi nena kunze igitekerezo Garnacho yarakwiye guhembwa nkuko byose bikomojeho na Estavao yaba ari guhembwa nkuko ariko kuri defense Tosini ubona ko nyine ari kumwe na Charuba bakina nta kundi ariko ngiye kuri cyo mwataka kubataka bahari Pedro arabarusha Nasiri line up ya Rosenio nta kibazo na kimwe cyari kirimo urayemera bitewe na adversaire yaragiye gukina nawe urayemera ndayemera hari umu adversaire mujya gukina bikaba bitari ngombwa ko ufite abakinnyi babiri bameze nka Cole Palmer batari butsinde duel kandi umuntu bita Pedro Neto ni umuntu utsinda duel na Pedro Joao na Joao Pedro buriya amaduel arayazi penalty gukina cyane umwongereza cyane gusa ngiye mbona hari n'ikindi kintu namubonyeho sindamenyera uburyo cyangwa se abakinnyi barafata uburyo bwanjye bwo gukina sinde bujye mu buryo bwa Maresca bwo kuyobora possession Rosenio ahubwo tujye gukina imipira ikiniko kuko bro imatch twarayirebanye na Edison ndimo ndamubwira mu gice cya mbere byari bushoboke ko Igitego singa nka bibiri Brentford yari kuruka ifite bibiri cyangwa Shad yawushije igitego na Manu ni Thiago basigaranye n'umuzamu yari mwiza so ariko icyo yashakaga niki ese igihe dufite baro turakora iki twebwe igihe dufite baro ntabwo dushaka ntabwo yashakaga ngo duhanahana amapasi yandi bahanahana menshi kuko urebye ari nka penalty bimye Joao Pedro Kayoda mukandaye amwatsa umupira ariko yamanje kumukorera ikosa so mbona ngewe ashobora kuba ari umutacticien mwiza cyane uyu muhungu ntabwo ashaka kujya mu bintu byinshi byo kuvuga ngo turi mu rugo nibyo Stamford Bridge tubanze dukine tubanze dufinyore duhanana amapase menshi dutsinda igitego cyageze mu izamu twese turi mu rubuga rwa adversaire ese dushaka gutsinda igitego turi abantu batatu imbere za hari nk'igitego Garnacho iyo Chelsea itsindwa Garnacho ari kumubwira ati bajya muri Argentine ubanze witekerezeho bakoze pase zitarenga 3 Pedro Neto mu mupira imbere izamu wo kudepoza gusa mwizamu ukuntu yaramize kuri Arsenal yajya urameze kuri atera bijyamo Garnacho so mbona njye kuri Liam Rosenio arashaka ko Cole Palmer aba kiriniko cyane akeneye nuko akira nimero 10 iri free yisanze nabyo kumuhengeka kuri kariyeri ntabyo kumuhengeka kandi cya kabiri aba mediateur be babiri baba yaba Enzo na Caicedo dukeneye umupira wihuta cyane ujya mu izamu ntabwo dukeneye amapase menshi ngo tukoreho kenshi cyane dukeneye ko nk'iki gitego bakoze cya kabiri penalty ni ugupressinga cyane twikwemera adversaire ariko nanone tansiyo umuntu bita Keith Andrews namubonye nubwo yatsinze ibitego bibiri ku busa umutoza mwiza azi gutoza Keith Andrews azi gutoza ibyo bintu ikintu bizafasha uyu mugabo bizatubona Caicedo igihe kirekire kuko ko yakuntu bakinaga umupira bawihutisha gukura mu defa muri mediane Caicedo n'amakosa yigiza kora kuri mukino niyo match ya mbere nk'umwaka nirebye Caicedo ubundi izindi zirangiza atawe nk'umuhondo ariko mbona yarawukwiye cyangwa se n'umutuku byashoboka ariko ko ino match yagiye gukina neza ukabona baro yo kwisora vuba ntawe utidera ibyo ariko bya Casemiro fata baro yitange garuka ucunge zone yawe nta kandi kazi mukeneyeho ubona ko niyo yarimo arakina ariko Garnacho nadakora kuri kano kantu Rosenio ntanabikoraho neza Rosenio azagira Caicedo umukinnyi mwiza cyane mu mwanya kuko ufite Enzo nta mpamvu yo gutindana umupira uri umukase mu by'ukuri bituma ukora amakosa atari ngombwa bituma ukora amakosa ukisanga urimo urashaka kujya umupira utanze nabi ugahita uba forced gukora ikosa gukurura gusunika gukandagira bidakenewe kandi nyamara ufite za profile zose imbere yawe twavugaga tukiri kuri Manchester United ufite Enzo none ni umukinnyi mwiza cyane mu mapase maremare imipira miremire niyo mpamvu wabanaga Real Madrid igitakaza Toni Kroos umuntu wa mbere batekereje ubuse gutekereza ko yamuvuyeho ukina imipira miremire kandi agashobora kuba yayigereza muri final third we kugira ubona niyo bisabye ko utindana iyo tekinisita arayifite ku buryo binamworohera kwerimina kuruta Caicedo wajya kubikora Rosenio rero nabanza turishe Caicedo amubwira ati nta kintu mushaka ambura umupira ureka Enzo murahagarara urajya kujya ku kintu ushaka iki kibyawe wabirangije Chelsea nakunze imikinire yayo ni ikipe mu by'ukuri wabonaga ko iyi kipe ya Brentford yabona igitego anytime
ariko irasitaraguringa amanota iratwara kuko ntabwo ari Chelsea yayoboye umukino ngo ubone ngo umufana wa Chelsea yazijya na televiziyo akigendera iriya penaliti wese nibwo abonye ko umuntu asa nk'uwahumeka noneho Tosini se nta kintu Tosini yarakikubise nuko Tosini niba bari bonyine bambaye ubururu bose ashobora guhindukira agakikubita ariko nge nabonye bose bambaye ubururu tactically umutoza tactically namubonye yasinga ashaka atatu yubashye n'universel muzima pe kubera ko iyo ukiri umutoza mushya Fuadi ahantu muri ligi nubwo yayikinyemo ayizi ariko nanone ntibiguha amahirwe yo kuza ngo ugire imbushya utangire gukina umupira nk'aho utugendagura ibintu byose first of ubanza gushaka bike byaguha intsinzi njye kintu namubonyeho yatekerezaga cyambere match yanjye ya mbere nayitsindiwe hano na Arsenal match ya kabiri ngiye gukina n'ikipe indi imbere nono bagiye gukina n'ikipe muri imbere twari ifite 33 icya kabiri ikipe ikina umupira uri fiziko ese ngiye nshobora gukina iki gishobora kumfasha kubona amanota 3 noneho umukino ku mukino nkajya ngenda nubaka kimwe kuri kimwe bya bitekerezo nkajya mbyubaka gake njye nacyo namukundiye sinshaka umupira utinda muri build up ngo kuko ikipe turi gukina nayo yiyizeye mu mbaraga era gukubita umwuka kandi counter attack nayo irazizi icyo rero nshaka niki njye mfite abasore b'abatekinisi cyo ni cyambere Cole Palmer Pedro Neto Enzo mfite ibumoso Garinacho mfite Joao Pedro ese twakora iki cyakwihutisha umupira ku izamu ari nacyo rero bakoze none na remplacement ngeze muri ya minota isaba remplacement gute kudefana vuga umugabora ngeze muri ya minota sho gutuma adversaire aba muri dute ese ko bazanye umwataka kandi bafite igitego twatekerezaga ko bashaka kutudefanda kandi tubarusha niho handi rero ushyira adversaire muri dute akavuga ko bashyize muri ya muderapu kandi twabonaga ari twe turi kubarusha acyabaga ari ikihe cyo kubishyura ahubwo ashaka igitego cya kabiri niho yahise abwira ya muderapu ba pressing gerayo n'igitego abatsinze bahaye umupira umuzamu kera kumupressa aramwataka mukorera ikosa so icyo gihe rero uhita ubona ko umutoza ikintu cya mbere Liam Rosen arashaka first of all step by step intsinzi ariko tactique ze narazibonye ashobora kuzaba umutoza mwiza kwera ko ibitekerezo bye cyane bishingiye kubanza gutsinda igitego twakirinda ariko twakibona gute mu buryo butatuvunye nabonye ngiye ikintu cya mbere ubona ko moje cyo kubanza kuba ati atatu aboneke mu buryo ubwo aribwo bwose ibindi azakora byo kuryoshya umupira ibindi azakora byo gushaka ya match nyine Stamford Bridge kugira ngo umukunzi wa Chelsea hari ikintu cy'umukino mwiza n'amanota meza yabona ariko babakiye nawo umukino nyine watuma avuga ati ino match nzayibuka ibyo bintu byinze kuri match ya mbere kuko nkuko Nasire bikomojeho ni ikipe urebye amanota yari bari imbere kandi ni ikipe ufite bamwe barutayizamu beza uyu munsi ni ekipe nayo ikora gucukira kuri counter attack uyu mugabo yaje byose yabibaze mu gutuma bakayisedo baza gukora ubwo buryo butari buze gutuma imipira myinshi za gusigara muri defense yabo biza gutuma batari buze kuzamuka cyane ari bose ukabona ko discipline irahari ubona ko yibasha adversaire ku buryo bufatika adversaire ahubwo biza kurangira abonye ko ibyo arimo gutekereza gukora by'ama counter attack ari zo counter attack nk'eshatu zo ku ruhande rw'ikipe ya Brentford ubona ko ziri dangerous zifatika cyane ariko ubundi nayo byahisaga gukora ya toto football ikagenda igahererekanya paka igeze muri defense y'ikipe ya Chelsea ibyo rero ku kipe ya Brentford nibimenyereye byayiciye imbaraga bituma Chelsea igumana yamara umukino atangiranye ikipe ya Brentford yisanga ikoze na penalty none ubona ko mu mukino icitse intege nibwo Chelsea yongeye gusanga noneho iyobora umukino mu buryo bw'ikipe nkuru no mu rugo okay Rosenio ya ahabwa ndabyo ku mukino wa mbere araze kwiye akugira Kirishiti udefanisha Tosini Eregari ari n'igihe yaza akamugira ariko Tosini yari yarabitegereje nyimenya yarazanye Tosini kubera Igor kuko Igor ni mwiza hejuru yara namufashe Igor aho bitekereje cyo kubera Tosini yari bigingira ngahari kuko nanjye cyo namaze kumubona nawo ni umutoza ududetaye nabonye n'umutoza ududetaye twinshi sanababwiye ngo biza uno mutoza bizagorana kataza umuntu witwa ntazabura iminota Gerard Hato bro nuko bundi bitanakuntu bizanarangira ahubwo amushakiye umwanya ko niba ari umuntu wa mbere gukunda Hato